reka nongere mbashimire inshuti bakunze bacu mudemo kudukurikira umunsi ku munsi by'umwihariko wakanze kuri subscribe ndagushimiye cyane ngo mu gihe muri Kigali Stade ya Amaekipe Sport atsinda Goromari ibitego 2-0 igatwara igikombe bishimiye kugeza ubwo abafana baraye mu muhanda abafana babuze amagambo menshi cyane ku mahoranyambaga ngo mu kibayo APR Football Club ku musozi wa Sharonge yarimo kwihaniza ikipe nayo mu rwego rwo gutegura pre-season na Kinyani n'ari umukino wa kabiri wa gishuti ikipe ya APR yaje kuranya gutsinda ibitego 7 byose ku busa. Iyi nkuru kimara kumvikana Nyarugenge ngo ikipe yamyakarajya mu kibuga cy'ikarasi imitutu imaje gutsinda n'ari ibitego 7 ku busa abakunzi ba Rayon Sport baba bari muri Kigali Stade yamu bavuze buti barabeshera by'ubusa batsinda Intare 7 bayitsinda 12. Iyi Rayon Sport hano ngaha izurukanisha abayobozi ba APR Football Club ndetse n'abakinnyi bamwe na bamwe bazasezera kubera Rayon Sport. Ngo bari kwita ngo bafite umuzamu Seruwane wa mbere bakiyata ngo baguze mu defenseur Mamadou Zone kabone wasazesera mbere impamvu bazasezera mbere ari we Seruwane ndetse na Mamadou Zone mu defenseur ndetse n'umuzamu kubera ko ikipe ya Sport igiye kudutsinda APR FC ibitego nka 5. ngo ntago bikiri impaka cyangwa se ngo ntago bikiri ibiganiro byinshi cyane ngo derby ntago izongera kuba ya APR Football Club ndetse na Rayon Sport. Abona abakunzi ba Rayon Sport bari kuvuga bati kiriya gakipe ko ku musozi wa Sharonge katari kugura abasitari cyangwa se kadashoboye kugumana abakinnyi b'abasitari bakomeye b'abanyarwanda bavugaga ngirekura uryaniye mugabo Jean Claude bakarekura niyige na Kerema bakarekura ndetse ruboneka Jean Bosco ati kara gakipe nubwo kishimiye kurekura abangaba kazabirya kazifuza kubagarura utagishobotse kubera ko iyo Sport yacu imeze gukiri kuryana izabirasa byinshi ariko abakunze ba APR Football Club nabo ntago boroshe dore ko nabo banditse ku nkoranyambaga zabo bishimiye ibi bitego ikipe ya APR Football Club yatsinze ati nta bya pre-season nta byabariye mu bareke nta bya Gasenye mu byihorere kubera ko nubundi Intare FC cyangwa se Intare Football Club zikomeye kurusha Gasenye 11 b'Intare na 11 ba Rayon Sport ntiwabagereranya kuko 11 b'Intare ni bisaso ko nta mpamvu yo kujya gukina 11 b'abazungu ba Rayon Sport nako babahashi ba Rayon Sport Yasisha kwa ngumu kaka. Kubungu 11 b'ibisasu bakinaga na 11 b'abakapiteni 11 b'abakapiteni birangira kuza batsinze 11 b'ibisasu iyo ni APR FC ya 11 b'abakapiteni ngariko gusanga icyabaye muri uyu mukino cyangwa se ngicyo kwitaga nk'abakunzi ba APR Football Club ngo baguze abakinnyi b'ibikora nkota Batizi ni intwaro kabumbu ni intwaro kirimbuzi izi ntizibaho Nyarugenge Amakipe azabirya mu mikino ya CAF Champions League azabirya nta kipe nimwe hano ku mugabane wa Afurika izagikanga APR FC kuri 11 b'abakapiteni bizinu bizaba ari ibicika niba yatangiye gutsinda ibitego 7 byose ku busa kandi Intare FC zirakomeye zifite 11 b'ibibombe b'ibisasu bahatari ariko bahera 11 b'abakapiteni babarasa 7. ubwo ngiye Murera rero yigaragaza hariya kuri Kigali Stade yamu ifata ikipe kayikubita ibitego 2 ku busa ndavuga Goromari ngo ari ngo Goromari nubwo yakitanya na Rayon Sport bakerebamo 11 beza bakaza ari Goromoya na Rayon Sport ko ntibashobora guhagara imbere 11 b'abakapiteni. Inyarugenge ibintu byakomeye cyane ikipe ya APR Football Club wabita ko Talb ngo amanuye ibitabo ishirongera afite ibitabo birenga 50 byose yagenda aribamo amatakitike ahindura systeme ahinduranya abakinyi umwanya ku mwanya 11 b'abakapiteni ba mbere abakora amashimi ashiramo 11 b'abakapiteni ba kabiri bati nimiriro witwa Talb ati muhumure ntimurabona ibyanjye ntimurabona takitike ngiye kumanura nk'izi gikona koko ntimurabona imirongo ngiye kurekura
ibibombe 11 bakapiteni ba nyabo nibwo mugiye kubabona. Ati sezitaha naripimaga, sezitaha nakomezaga kugerageza ndeba ko 11 bakapiteni bazaba ibisasu ngo baze bashiramo bavunderezamo buri munsi. Ati ubu ngubu nibwo naje. Ati mumfate nkaho ndi mushya, kocha Talb mwari muzi mu mwaka wa 2025, ubu ntago ari uyu nguyu, haje undi mushyashya. Kuko nazanye ingamba nshya. Ikipe ya APR Football Club ngo ubu ngubu ugiye kugera amatsinda ndetse na yarenge ngo bintego ntago zikiri kugera ku mu matsinda gusa, ahubwo no gutwara igikombe cya CAF Champions League nyafurika. Ngo za piramide zazaga ziri kuyijwigiriza bakanganya Kigali bagiraho bakarya bitandatu, ngo ntibizashoboka. Ngo agakipe kose kazipima cyangwa se ngako bazatombora kose kakipima kuri nyamukandagira kazabirya. Ngubu kocha Talb muzi wo mu myaka ire cyangwa se 11 bakapiteni muzi mu gihe gishize ngo ntago ari bo, ngo bagiye kuza batsinda ibitego biri hejuru ya 3 kuzamura. Ngo ngumu gutsinda ibitego bitari hasi ya 3 cyangwa se biri hasi ya 3 ni ikosa kuri APR FC, ngo bigiye kuzitsinda hejuru ya 3 bine. Ngo ngo n'ikipe Nyarugenge izisanga yari igicenda byatangiye kuba. Kocha Talb ati duhereye ku Intare tuzitsinze 7, hata kandi kazisheta kazarya 8, aka kabiri kazisheta kazarya 9 ndetse n'aka gatatu kazisheta kazarya 10. Hata Amaekipe Azanyumva neza muri CAF Kagame Cup. Kocha Talb agaruka kuri CAF Kagame Cup yavuze ko iyo ngiyo yarangiye ari nka wa APR FC yagitwaye ngo kubera ko afite guhora machine Sheje Borire Watara wasinze ibitego byinshi uyu mwaka, ngati no muri CAF agomba kuvunderezamo. Ati nabonye Amani Michel mbona Mamadou Tarawure ni nkuba ni mirabyo, tugiye kuza tuvunderezamo buri kanya ntabyo gutsingwa hasi ya 2. Ngo kirazira kikazirirwa gutsindwa mu ikipe ya APR Football Club ngifite squad ya danje, ifite Serwane mu izamu, umutima wa defense ikagera cyangwa se Muragisi ikagera Shimimana Yunus Watara, Mamadou Zone hagati kabifite Runadise Kiganda ikagera Memeri Dao ndetse na Tarawure. Ati ntibibaho. Ati kuri atake mfite umusore wanje Hakimu Kiwanuka, abafite Sheje Borire Watara. Ati ntibyashoboka. Ubwo nago nshize muri Rastamane rutaheza mukomeye cyane William Togi, ngo nawe najamo bizaza byiyongera. Ngo ubundi 11 bakapiteni bose buri mukinnyi yandikiwe igitego, ngo nibwo match zaba yabaryoheye, nibwo bazaba bakinye 11 bakapiteni bose nibataha buri wese afite igitego cye, nibwo umusaruro uzaba uri gutangwa cyangwa se nibwo intego za kocha Talb zaba ziri kujya go mu ikipe APR Football Club. Ngo naho ibyo Gasenyi iri kwisararanga na za Al Hilal ziri kwirata ziri gutwara ibikombe by'amahugu bakatwiba ku manywa y'ihango, ko nta bintu harandi gwitwazo. Ibyo ntago bazabyitwaza kuko ikipe ya APR Football Club yakaniye yaje mu ngamba nshya za 7, 8 kuzamura. Ariko mwabana ngo mwitege ngo umukinnyi Amani Michel we yatangaje amagambo akomeye cyane. Nta muntu utifuza kureba ikipe ya APR FC iri gukina. Amani Michel uyu ni umukinnyi wakasa mutwe ugiye guca ibintu bigacika ikipe ya APR Football Club. Bamwe bati twaguze uyu yaremye Fidari, tuzana barubuguza Jean Pierre batangira gusakuza ati APR FC irarimbutse, none nibo bari gutsinda ibitego. Abanyamakuru bati sinzi impamvu turi ko ni APR uyu mwaka izaba yoroshe, atariko batanye kuvuga ibindi. Bamwe bati ntimuraba nibwo APR FC kiza muraje muyibone. Iyi nyamukandagira se kitangiye gukandagira 7 cyangwa se ikitangiye kurasa Intare 7, aho izindi zizajya bingahe? Ese ni Intare yoroshe cyangwa ni nyamukandagira ikomeye? Reka tuyisize muri CAF Kagame Cup tero kuri ngiye kwitwara n'andi Amaekipe akomeye. Iyo Gor Mahia yariye 2 ngizarya 7. Ati ntabwo badufite niba shaka baziteranye hari 2 bazarya 8.
Angereka mbashimira cyane by'umwihariko wakanze kuri buto ya subscribe, ndagushimiye cyane. Nawe utarakana kuri subscribe n'icyo ngo ukore kuri subscribe kuri channel y'Abanyarwanda, ukore like, share ndetse na comment kugira ngo sport update, breaking news n'andi makuru menshi yanagezweho mu mikino ujye abana mu wa mbere. Mukomeza mu kubana ibiganiro bigiye bitandukanye. Hanitwa Pacifique. Mukomeze kugira byiza, ndabakunda cyane. Reka tuzasubire ku munsi w'ejo na sport update z'abazigezweho by'umwihariko mu ikipe ya APR Football Club n'andi makuru menshi yanagiye atandukanye agezweho ubu ngubu. Imana ibarinde, ndabakunda cyane. Ciao ciao.